meza tuweze magana cyenda. Mash map. Amakuru ya magana cyenda. Amakuru ni fresh my bro. Biragenda. Biragenda gace nyine nawe urashona. Nawe bwaraje sha. Ubwanwa nk'ubwihene nk'ubwisekurume ahubwo mbwira ikintu wanshakiraga mani nabonye waneye ko. Rero magana cyenda ejo nje kukura ngo tuye mu misa muguri. Uhamagaye kuri telefone nkuburi. Ahantu hose mbarize umudugudu wose ni do. Kanyari nabaje bose wambuze uteso. Reka tubivugane. Nakubuze gera magana cyenda. Ejo rero naguze ikibazo ejo nari mfite mashini. Wowe ni cyo kibazo base mashini reka maze nkubwire. Uzi ikibazo ejo nari mfite. Ejo nagize gutya. Ikariso yanjye nyine kaga kariso urabizingira agakariso k'umukonyi. Niba mutane ngo tujye kumisa. Urumva tega maze nko amakuru se. Kubera ya kariso yanjye imwe ariyo ngira. Nago nari nayifuze nyine. None urabize noneho ukuntu byahise bigenda noneho Yesu icika mu ntuza yacitse hano mu ntuza Yesu icika nyine hagati itoretse maze nkubwire yacitsemo hagati imaze gucikamo hagati numva biranyobeye noneho rero urabizi nakaga kote ngira nyine ni kamwe konyine nakaga tuzane ngusye mu misa chongo yanjye nayo yarahenga urumva se kandi sheri wanjye aza kumwera umuntu ahubwo rero amafaranga wiga amafaranga vuba pasta ukabona ibiceri undi ugakora naho ntago bizi najyaga ndya ingene sindikuzu niba mvananutse dore nananutse najyaga nzirya indikuzura n'ibijyuni najyaga mbirya indeba cyabreze kigiyemo cyabreze indika yamara kugera iriya ugasanga ibintu byazambye ariko nyine umuntu uri kunyumva nyine bitewe n'ubushomeri n'iki yanera inkunga yafasha kansayidira kandwanaho akankorera kasa wereka mubwire rero base nyine reka maze mubwire umuntu uri kutwumva ni ihangane amfashe ankorere ka subscribe reko nanjye nazabona ku birayi ndabona ngure n'uwo mwenda n'ikariso kuko yancikanye n'umuntu nakwibana tujya gusenga hakiri kare tuzajya tujya gusenga mwana tuzubahiriza amategeko y'Imana umuntu twumva nkorera ka subscribe we magana cyenda yereka njye gukora bya bindi nyine twavuganye ubwo wona hamukanye turi kumwe bro ejo ni mu misama yakarisa abantu barankorera subscribe yakariso ndayigura kuya uzayigura nawe byacitse ndayigura sawa merci sawa iragifata